Yego kandi nanone amahoro y'Imana nshuti mukunzi muvandimwe mwene data wowe udukunda uko bwije uko bukeye wowe udahwema kuvuga ngo reka njye hano hantu kuri Mukakarangwa TV ndebe ngo uyu munsi bashyizeho iki, ndebe ngo uyu munsi noneho batuganirije ku bigendanye n'iki. Imana yo mu ijuru iguhe umugisha. Mbasuje rero mbifuriza ikaze by'umwihariko, ariko kandi nk'ibisanzwe muri wa mwanya wacu mwiza nubwo tuganira tuba twitsa ku ijambo ry'Imana, tunitsa no ku by'ubutumwa bwiza twasigiwe n'umwami wacu Yesu Kristo. Yesu avuze ngo ni mu bukwize mu mahanga yose. Natwe ubu nicyo turi gukora kuko nicyo dushoboye aka kanya, kandi Imana izabiduheraho umugisha, kimwe nuko nawe udukurikiye Imana izabiduheraho umugisha. Reka ndeke kwizimba mu magambo, mbanze nkwakire wongere usuhuza abantu bawe, dore ngewe ntibanzi ntibarambona, uwo tuzi ni wowe. Ze uzazahabona rya. Aha, nunyemerera kujya ku itara, none se kare uzanshyira ku itara nzajyaho atari wangaragaje. Ni karibu rero ngaho usuhuza abene data badukurikiye. Okay, so murakoze cyane. Turabanza gusuhuza abantu bose badukurikiye. Tukavuga ngo tuzanye ntashye ivuga ngo humura humura humura, Yesu aragukunda. Amen. Umuntu wese ahantu ari yumve ko Yesu amukunda. Niwe mukunzi wa mbere. Niwe mukunzi wa mbere abandi bagakurikira. Yego. Turagushimiye papa. Amen. Uri inshuti nziza. Turagushimiye kudukunda. Umuntu wese azamukanye umutima w'ibyishimo kuko afite umukunzi, atajya abura hirya no hino. Izina ryawe nirihimbazwe. Amen. Tugirire neza ubane natwe tubere Imana, kandi twigaragarize mu izina rya Yesu wabambwe rimwe gusa. Amen. Amen. Uyu munsi mfite amatsiko yo kwibaza ngo mugiye kutuganiriza noneho ku bigendanye n'iki. Ngewe hora ntungura, sinjya amenyera ko tujya duhura kenshi, cyangwa se ngo menyere ko ahari yana navuga ngo tuba tuziranye. Oya pe, njye hora ntungura. Uyu munsi ubu nanjye nguteze yombi yo kumbwira ngo bimeze, ariko naturirimbire ntuducike utaturirimbiye. Ubwo naringiye ko oya ntago nakwemerera ko uducike utaturirimbiye. Ndamukunda 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 umwami Yesu. Ndamukunda 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 umwami Yesu. Rinda umutima wanjye, rinda umutima wanjye mwami Yesu. Ndamukunda 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 umwami Yesu. Ndamukunda 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 umwami Yesu. Rinda umutima wanjye, rinda umutima wanjye mwami Yesu. Haleluya. Amen. Kandi umunsi umwe uzatuma uririmba nguhinga, uzatuma nkugabira. Hari umunsi Yesu azayingabiza sha. Ni ukuri pe. So ongera dufashe rero, dore ko numvishije usoma neza cyane. Yewe ndagerageza. Udusomere muri Luka ibice 19. Yego. Umurongo wa 41. Ugeze ku murongo wa 43. Yego. Luka ubwo ni mu isezerano rishya. Luka igice cya 19 mu murongo wa 41. Iravuga kandi ngo Yesu aguhuze n'umuntu w'umumaro. Yesu aguhuze n'umuntu w'umumaro, niyo ntego. Yego, umurongo wa 41 kugeza ku wa 43 haravuga ngo ageze hafi abona umurwa arawuririra ati, uyu munsi nawe iyo umenye ibyaguhesha amahoro, ariko noneho bihishwa amaso yawe. 43. Kuko iminsi izaza ubwo abanzi bawe bazakubakaho uruzitiro, bazakugota, bazakurinda cyane impande zose. Soze mvuga se ngo amen, ko numvira ijambo riteye ubwoba. Amen. Ngiye kuvuga ngo amen birananiye. Amen nahane gibura. Iri jambo rinteye ubwoba.
ngaho umwanya n'uwawe. ariko noneho umunyamakuru wacu dufite amena nyine ahantu hose usaba kwiyongeraho. Amena twiga kera muri Sunday school baratubwira riravuga ngo bibe bityo. Yego. Ariko se wa mugani ubwo ari Yesu wabivuze. Amen. Bibe bityo. Yesu aguha umugisha. Amen. Kuko yaravuze ngo hafite ibibazo umuntu uzagabanyaho n'agace k'inyuguti cyangwa akakongeraho. Yego. Urabirwa mbumva ngo abahanuzi ngo bavuze ngo iravuze. Babeshya. Hari umunsi. Yego. Niyo mpamvu urugo mboye kwivugira ibyo yavuze ukigendera. So intego nazanye iravuga ngo Yesu aguze n'umuntu w'umumaro. Amen. Ubu twebwe kuba turiho, kuba tuvuga, kuba byemera, nuko Yesu yadukunze urukundo rufite umumaro. Amen. Urukundo rudahinduka. Urukundo yadukundiye, so aratwiha wese. Yego. Nawe Yesu aguhuze n'umuntu w'umumaro. Amen. Urakwiha wese ntahana gukinze. Ni ukuvuga ngo Yesu niwe muntu w'umumaro twahuye nawe. Amen. Wenda mu nshuti ufite akureberemo n'undi w'umumaro wenda wajya ugisha n'inama cyangwa waba hafi yawe. Nizera ko n'ubundi Yesu ariko wa mbere ni Yesu. Yego. Password ya mbere ni Yesu. Amen. Nizera ko Yesu n'ubundi ari unyura muri uwo muntu akaba ari waduhuza nawe. Amukurebera. Hari igihe umuntu ahura naye n'umuntu neza akabona wa muntu ari hafi ya Yesu. Burya ni Yesu waziye muri wa muntu. Yesu aguha umugisha wavuze neza cyane. Amen. So Yesu rero ngo arakugendera ageze i Yerusalemu. Arebye i Yerusalemu. Uburyo hasenyutse, uburyo bahakorera ibyaha, ngo Yesu arangije ararira. Yesu ararira, aririra i Yerusalemu. Kandi Yesu ngo yararize. Aragira ati uyu munsi iyo umenye ibyaguhesha amahoro. Avuga uwo muntu. Ati ariko noneho bihishwa amaso yawe. Bihishwa amaso yawe. Abantu bari kubona igihe barimo ari cyiza. Ariko nanyago mbabwire ngo amaso y'abantu ahishwa ibintu byinshi cyane. Yesu yarabaririye arabareba. Uyu mwanya ibintu urimo ubu Yesu aje kugusura yarira cyangwa yaseka. Ese yasanga hari amakuru y'ibihishwe ufite cyangwa yasanga ntayifite. Niyo mpamvu ijambo ryanteye ubwoba. Ijambo rirakomeye pe. Narisoje kuvuga amen byananiye. Hari ahantu abantu bibereye. Ariko ndanyango mbabwire ngo buri wese ahantu ari yamfashije tukavayo nanjye ko ndimo. Tukaza tugahura n'umuntu w'umumaro dukwiye. N'umuntu w'umumaro. Yego. Kandi umuntu wese ntabwo afite uwe ntabwo bahuza. Yego. Hari igihe kimwe nasenze Imana ndayisenga. Njye njya kuza i Kigali. Yego. Nabwo nabisengeye ngo mbyiyirize. Nta nubwo nabyingingiye ngo nsenge ndire cyangwa mvuge Imana watinze. Yego. Nabwiye Imana. Icyo gihe nari ndi gucururiza ahantu ndi gucururiza mfite umuryango bakaza Mana yanjye hari abantu Mana ntabona ko nkubwira byaha byose bakabikorera kuri iryo baraza. None wandagaje ndavuga tuva kubwire Yesu. Ubu ngubu ntago ndi kwinkinga yuko mvana hano hantu kanje ntaranzajya hazaba hari abo bantu abo basinzi abasambanyi bararaga aho hantu hari ahantu pe nkabona ni Sodoma. Ndavuga ati no ntago ndi kukwinginga njyewe niyimuye aha hantu nijyanye Kigali. Njye ndahiyimuye ndahijyana kuko uri muri njye nanjye aha hantu aya mari oya ndiyimuye hano ntago hankwiriye zahanje. Ndashaka kukubwira ngo iyo amaso yawe areba neza ushaka kubona ko hano ari ahawe cyangwa atari ahawe. Yego. Ushobora gumukora ko abantu mubana abo bantu aho hantu ari ahawe. Ushobora guhumuka uri Yonatani ukabona ko Dawidi ari umuntu wa nyawe ugomba gukurikira. Ukamukurikira. Yego.
anigiye umuko ukabona uwo muntu wapi. Muri make ukaba uri umwana w'ibwami, Dawidi ari umuntu uri aho hasi, ariko ukabona ko ukwiye kumukurikira. Kugomba kumukurikira bitewe n'iki murimo, so n'akamaro gufitiye. Yego. Mu by'ukuri se ntabwo siko Dawidi nubwo Yonatani yapfuye, ariko yaje kumwibuka aravuga ngo munshakire. Byibura umwe mu muryango. Nta na kamwe hasigaye. Yari yahuye n'umuntu w'umumama. Yego. Aho turi kumwe. Aho turi kumweza umugesha. Nukuri. Hanyuma rero ndashaka kukubwira ko ufite abantu batarabo umumaro n'ibintu urimo bitari byo umumaro. Yesu arakuririye uyu mwanya. Tandukana nabyo. Nukuri. Nukuri. Wo kurusha umutima wawe. Icyo gihe mbwira Imana ngo aha hantu si hankwiriye. Ibintu byaha si ibyanjye. Kuhaba sahanjye. Nese mvuga ngo muri uku kwezi kwa munani itariki 15 nzarara muri Kigali. Kandi ubwo igitangaje wasanga utari unafite amafaranga menshi. Ayo nari mfite. Ayiwe. Ari kumenya kuvuga ngo ahantu h'umumaro muhurira na Yesu saha. Sahanjye. Kandi ubwo wasanga umuryango ukorerwamo wari uwawe. Nari narakodesheje ariko aho hantu nabaga dore ngo ragira ikirori wabatirishije cyangwa akoze ikirori waguraga fanta mbese waratumiraga abantu bose bakagenda ibintu wakoze bakabisiga bakabatweswe ntago tumwe ibyo bintu mbese hari ahantu barara barugwa sinkubwira iyo tariki navuze ndi mu mwuka wifuye niyo tariki narareye muri Kigali. Kuko nari nk'umuntu umwe yabwiye undi ngo mbwira uwo ugendana nawe bite nkubwira uwo uriwe. Sinzi nimba twarakavuze ariko ubu uyu mwanya wowe umbwiye wowe Janvier ugendana n'umuntu bitamenye uwo uriwe. So ni kuvuga ngo umwe aramubwira ati ngo se ko ngendana n'umusambanyi nkagendana n'abatukanye. Atubwo nawe uri umutukanye. Undi aravuga ati ngendana n'abaririmbyi n'abavuga ubutumwa, ngendana n'abanyamakuru, fasha abantu kuvuga ijambo ry'Imana. Atubwo rero nimba ugendana nabo ubwo nawe rero urugero urabona yuko nibugira ngo soma akubwira senga kuko hari kiri kurimo ndi kubona ntacyo kurimo se mfite abandi banyamakuru